mutubabarire twaribagiwe. Ahangaha ni mu mvugo z'abayobozi bamaze guhatwa ibibazo na paka. Ahangaho banze wumve neza, ni abayobozi batumijwe na paka, urwego rushinzwe kugenzura abakozi ba leta n'ibigo bya leta, ariko batunguwe no kubabwira mu mvugo ivuga ngo mutubabarire twaribagiwe. Nyemerera uze kumva iki kiganiro wumve neza ukuntu byagenze n'ukuntu byatangiye, kuko ahangaha ntago bazemerera umuntu wese uzongera gukoresha umutungo wa leta nabi, ntago bazemerera umuntu uwo ari we wese uzongera gufata ibintu bya leta akabyica uko abishaka. Bazajya bahamagazwa, batumizwe uko waba umeze kose. Nyemera rero tuguhe ikaze kuri channel yacu. Ahangaha niho tuzatuguha amakuru, kandi amakuru yizewe, amakuru meza cyane. Ahangaha bishatse kuvuga ko n'undi muntu uwo ari we wese uzongera gukoresha amafaranga ya leta nabi cyangwa se umutungo wa leta nabi, azajya ahamagazwa, abibazwe, abiryozwe. Hano rero nyemerera tuguhe ikaze kuri iyi channel. Kora subscribe niba ari ubwa mbere, kora like, kora share, kora comment. Imana iguhe umugisha. Hanyuma reka tuguhe ikaze. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu paka bagaragaje ko bitumvikana uko akanama gashinzwe gutanga amasoko mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB kibagiwe gutanga amahirwe kubikorera mu Rwanda mu masoko amwe n'amwe, ahandi bakongera igihe cy'isoko bitanyuze mu ikoranabuhanga. REB yisobanuye imbere ya paka kuwa 27 Kamena umwaka wa 2025 ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2024. Mu bibazo byagaragajwe harimo ico gutanga inyongera amasezerano 8 kuri ba rwiyemezamirimo hatabayeho kunyura muri systeme itangirwamo amasoko ya leta afite agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 200. Ahangaho banze wumve ko ni ibintu bagiye bakora rwihishwa ariko bitanyuze muri systeme abandi banyuzamo. Hari kandi n'isoko ryo gutanga ingwa mu byiciro 4 byakorewe inyongera inshuro 4 nabwo bitanyuze muri systeme y'ikoranabuhanga, bikorwa gusa bigeze ku cyiciro cy'amasezerano y'inyongera ya nyuma ya 5 ku isoko ryatanzwe rigamije gutanga ibitabo mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Habayeho kudatanga amahirwe ku bikoresho bikorerwa imbere mu gihugu nyamara amategeko ari byo ateganya. Ahangaha rero Depite Umutesi Liliane yavuze ati ibi kuba bitarakurikijwe bitera igihombo ku mutungo wa leta ndetse n'abakora n'abatunganya ibikorerwa mu gihugu. Umuyobozi mukuru wa REB Dr. Mbarushimana Nelson yavuze ko habayeho ibibazo mu ikurikirana ry'amasoko. Yagize ati habayeho ikibazo cy'uko ari ba rwiyemezamirimo basaba kongererwa igihe nyamara igihe cyo gutanga ibikorwa kigiye kugera bakabikora no ku munota wa nyuma, cyane ko biba bikorerwa muri systeme. Igihe bitugezeho bitinze ugasanga n'akanama gahari kabikoze nta buryo buhari bwo kubikorera muri systeme. Depite Umutesi Liliane yongeye kugaragaza ko rwiyemezamirimo adakwiriye gushyiraho imikorere muri REB kuko amasezerano 8 atahuza ibibazo. Ahangaha yagize ati nibaza ko twahabwa impamvu muzi y'amasezerano yongererwa hanze kuko amasezerano 8 ntabwo yose nibaza ko yagize ikibazo gisa. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa rusange muri REB Nkurikiyinka Janvier yavuze ko ibikorwa byo kongerera amasezerano hanze ya systeme y'ikoranabuhanga tutabyitwayemo neza, kuko iyo abantu basabye kongererwa bitinze bijya kugera mu kanama gashinzwe amasomo amasezerano yararangiye.
yagize ati ari igihe bigaragara ko ibintu bikenewe kandi rwiyemezamirimo yarabisabye ku gihe ariko bikagaragaramo nk'imbogamizi cyangwa ikibazo kigaragara muri REB bidahita bikorwa. Perezida wa paka Depite Muhakwa Valens yavuze ko ikibazo ntabwo gikwiye kuba kuri REB, gikwiye kuba gituruka ahandi ariko kuba gituruka kuri mwe. Noneho mukumva ko nta gisubizo nicyo kidutera impungenge, mukumva ko nta gisubizo nicyo kidutera impungenge. Abashinzwe gutanga amasoko ya leta bagaragaza ko muri umucyo ipokerementi yemerera ko umuntu yakongera igihe cy'amasezerano niyo yaba yararangiye. Inzobere mu gutanga amasoko ikorera muri REB yavuze ko bagize intege nke mu mikorere, ariko abajijwe impamvu bemera ko rwiyemezamirimo ari we ubacungira amasoko yagize ati ibyo turabisabira imbabazi kandi bafashe ingamba zo kugira ngo bikosorwe. Ahangaha bavuze ati mutubabarire twaribagiwe. Can you imagine? Baribagiwe mutubabarire twaribagiwe. Mana yanjye ibintu birakomeye cyane pe, mutubabarire twaribagiwe. Byerekeye amasezerano ataratanze amahirwe kubikorerwa mu Rwanda, REB yasobanuye ko mu bitabo by'ipigana byari birimo ariko bigeze ku gusuzuma amasoko barabyibagirwa. Baribagiwe mwokagira Imana. Nsengiyumva Kasimu ushinzwe amasoko muri REB yagize ati ikijyanye no gutanga amahirwe kubikorerwa mu Rwanda nuko iri soko ryari mpuzamahanga habayeho kwibagirwa kuko twari twabiteganije mu gutanga ibitabo by'ipiganwa, ariko tugiye gusuzuma inyandiko habaho kubyibagirwa. Depite Muhakwa yagaragaje ko niba byarabereye mu gusuzuma inyandiko, iryo ntabwo ari ikosa ahubwo mwabakuyemo mubishaka. Iyo myenda muvuga ngo twibagiwe kubashyira mu gitabo gihamagarira abantu ipiganwa, hanyuma tugiye gukora isuzuma dusanga twarabyibagiwe. Akanama k'amasoko ka REB kagizwe n'abantu 7 bose bahamirije paka ko bibagiwe kwita ku ngingo yo guha amahirwe ibikorerwa mu Rwanda. Ahangaha Nsengiyumva yagize ati mu by'ukuri ni ikosa twararikoze kandi turarisabira imbabazi. Abadepite bagize paka basabye ko amakosa nk'aya adakwiriye kubaho kuko abikorera bo mu Rwanda n'igihugu muri rusange batazashobora gutera imbere. Mwokagira Imana mwe. Ahangaha rero niho nkunda kubabwira ibintu bimeze rwose uko nguko mubyumva. Abantu ngo basigaye bibagirwa, bagasoma abantu 7 bose bakibagirwa. Abantu 7 baribagiwe. Hanyuma nimumbwire niba abantu 7 bose bazakomeza kwibagirwa gutya, hanyuma mukambwira ngo igihugu cyatera imbere gute se? Gute abantu 7 bose bakibagirwa ibintu bashinzwe, bakibagirwa ibintu bagomba gukora, none abantu bibagirwa, neje abandi bakibagirwa, mu kindi kigo bakibagirwa, no mu kindi bakibagirwa. Amaherezo abayahe? Bazahora basaba ati twaribagiwe rwose gukora systeme, twaribagiwe ibi nibi turabyibagirwa, kandi bazi ko ari inshingano zabo. Ngo twaribagiwe mutubabarire twaribagiwe rwose. Abakozi basigaye bibagirwa, abakozi ba leta basigaye bibagirwa. Ahangaha rero ntawamenya impamvu ibatera kwibagirwa, ntawamenya impamvu ituma bibagirwa bene akagene, ntawamenya. Imana rero igumugisha kudukurikirana, kandi mareka w'Imana kwiteho cyane. Umugisha w'Imana ukomeze ukomeho ibihe byose. Igikomeye cyane uko ngukunda, kandi nakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'amahirwe bituruka ku mwami Imana. Mareka w'Imana gumugisha, kandi ineza y'Imana ikugote, ineza y'Imana ikuzenguruke. Ndagukunda cyane. Niba ari ubwa mbere kora subscribe, kora share, kora like, kora comment. Uwiteka aguhe umugisha. Ndagukunda cyane.